Muraho neza? Uyu mwanya tugiye kuganira ku buryo bwiza wakoresha uboneza urubyaro nyuma yo kubyara. Iyo umugore amaze kubyara, umubiri we uba ukeneye igihe cyo gusubira ku murongo, ariko nanone ni igihe gikomeye cyo gutekereza ku buryo bwiza bwo kuboneza urubyaro bubereye umubiri wawe. Kurikirana kino kiganiro kugera ku musozo, uraza kumenya uburyo bwizewe ushobora gukoresha umaze kubyara kandi butabangamira konsa umwana wawe. Uraza kandi gusoza kino kiganiro umaze gusobanukirwa ibisubizo by'ibibazo byose byibazwa na benshi ku kuboneza urubyaro nyuma yo kubyara. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Ubaye ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watugezaho, cyangwa se ufite ikibazo watubaza, twandikire muri komenti cyangwa se kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Nyuma yo kubyara, hari uburyo bwinshi bwo kuboneza urubyaro umuntu ashobora guhitamo bitewe n'uko umubiri we umeze ndetse binatewe n'igihe ashaka kuzongera kubyarira. Dore bumwe mu buryo bwiza bwo kuboneza urubyaro wakoresha nyuma yo kubyara. Duhere ku buryo bw'igihe gito. Ubu buryo bw'igihe gito buha umuntu amahitamo yo gutegura igihe ashaka kuzongera kubyarira ariko mu gihe cya vuba. Urugero rwa mbere rw'uburyo bw'igihe gito ushobora gukoresha ni agakingirizo. Agakingirizo karinda inda itateguwe, agakingirizo karinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kandi icyiza cyako ni uko kagira ubwirinzi bwihuse. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha ibinini byo kuboneza urubyaro. Ibinini nibyo twita pirire. Ibinini rero birimo amoko abiri. Hari ibinini bigira imisemburo ibiri, hari n'ibinini bigira umusemburo umwe. Umugore wamaze kubyara ntabwo yemerewe gukoresha bino binini bigira imisemburo ibiri, ahubwo aba agomba gukoresha ibinini bifite umusemburo umwe. Umusemburo uba urimo witwa porojestatifu, umeze neza nk'uwo mu mashereka, ku buryo iyo umugore akoresheje bino binini nyuma yo kubyara ntacyo umwana ahungabanaho, kuko aba ari gufata umusemburo n'ubundi umeze nk'uwo asanzwe yonka mu mashereka. Ibi binini byitwa mikororite. Ibinini rero bifatwa buri munsi, bigasaba kandi kubifata neza uko bigenwa. Uburyo bwa gatatu ni ukonsa umwana buri gihe. Iyi metode yitwa metode mama. Umwana agomba konka buri gihe uko arize, cyangwa se buri gihe uko amabere yikoze, babyita kwikora, kwa kundi amabere abyimba agahita aza nk'amashereka. Icyo gihe uba ugomba guhita wonsa umwana. Byumvikana ubwo navuga nti niba uri nk'umukozi wa leta cyangwa bagiye mu kazi, umwana agomba kuba ari hafi yawe, ukamwonsa buri mwanya, cyangwa se niba uri umuntu wikorera ku giti cye nabwo ukaba umufite, nibwo washobora iyo metode. Ariko mu buryo ubwo ari bwo bwose bwaba ngombwa ko ugiye mu kazi ugasiga umwana ataruzuza amezi 6, uba utangiye kumufasha abere hakiri kare, ntabwo byagukundira kubahiriza iyi metode yitwa mama, iyi metode yo konsa. Ubu buryo bwo konsa rero ni uburyo bwiza cyane bw'umwimerere, kubera ko ntacyo umubiri wawe uhindukaho, nta musemburo uturuka hanze ngo uze kwivangamo ku buryo umwana yawonka mu mashereka, ahubwo yonka umusemburo w'umwimerere umwe wo mu mashereka utavangiye. Ni ukuvuga ngo umwana iyo arize ugomba kumwonsa uko amashereka aje ukamwonsa. Ntabwo ari ukuvuga ngo uzahitamo kujya konsa nurangiza ujye no gutashya cyangwa ujye no kuvoma cyangwa ujye no guhaha cyangwa se ujye no ku kazi, umwana aze kurira cyangwa amashereka aze kwikora, uze kuza kumara igihe runaka kigeze ku masaha arenze 2 utaronsa wa mwana, nurangiza uvuge ngo urakoresha iyi metode yo konsa umwana. Oya, umubyeyi buri uko yururukije umwana aramwonsa, buri uko umwana arize akamwonsa, buri uko amabere yikoze akamwonsa, buri gihe yihaye akamwonsa, akabikora nka oreri. Nibwo iyi metode ibasha gukunda, ntusamire ku kiriri. Tuvuge noneho ku buryo bw'igihe kirekire.
ubu buryo bw'igihe kirekire bukwiye abantu bashaka kutazongera kubyara mu gihe cya vuba ariko nanone batabufata burundu. Urugero rwa mbere bukoreshwa ku buryo bw'igihe kirekire nyuma yo kubyara ni agapira ko mu kuboko. Agapira ko mu kuboko kari mu bwoko bubiri. Hari agapira gakora umuntu amarana imyaka 3, hari n'agapira kamara imyaka 5. Aka gapira rero gashyirwa munsi y'uruhu mu kuboko ahantu hahiswemo harimo isikire nzima nyine ubona ko ugomba kubona uruhu munsi aho ushyira agapira, kandi icyiza cyako gafasha cyane ababyeyi bonsa kandi gafite umutekano mwinshi uhagije. Iyo aka gapira wagakoresheje ntacyo wikanga kuko kaba kari muri wowe nyine, imisemburo igakora mu buryo igomba gukoramo, ufite umutekano wuzuye kandi usesuye. Hari nanone agapira ko mu mura. Hari agapira ko mu mura gafite imisemburo ariko kitwa dihormonale. Hari n'agapira ko mu mura katarimo imisemburo ariko ka kwivure cyangwa se diyukopa. Agapira karimo imisemburo rero ariko dihormonale kamara kuva ku myaka 10 kugera ku myaka 12. Naho agapira katagira imisemburo ka kwivure cyangwa se diyukopa kagira garanti y'imyaka 5 kugera ku myaka 8. Uburyo gakoramo gahagarika uburumbuke ku gitsina gore aribwo bwitwa ovulasiyo. Ovulasiyo irahagarara kandi ikanagabanya amaraso mu gihe umugore ari mu mihango. Hari uburyo bwa gatatu nanone kandi aribwo buryo bwa burundu. Ubu buryo bukwiye gusaba amaze gufata umwanzuro ntakuka wo kutazongera kubyara. Nta muntu ubifata akina, nta muntu ubijyamo akina. Ubanza gufata umwanzuro niba umaze kubyara ukavuga uti ndashaka ko mumfunga burundu, urabanza ukabitekerezaho neza ndetse hamwe n'umutware wawe mukaba mubiziranyeho ku buryo utabikora uhubutse noneho ngo mu gihe runaka usange uzicuza. Hari n'uburyo bwa kane aribwo buryo busanzwe. Ubu buryo busanzwe busaba kumenya imiterere y'umubiri n'igihe cy'uburumbuke bwawe, ariko ntabwo buba bushingiye ku bwirinzi bukomeye kandi bushobora kudatanga umutekano usesuye. Ni ukuvuga ngo umubiri ushobora guhindagurika bitewe n'uko n'ubuzima winjiyemo utari urimo mu minsi ishize bwahinduka, ugasanga mu mwanya ugezemo noneho imisemburo yawe nayo igize impinduka bitewe n'uko klimatizasiyo cyangwa se imimerere yawe yabaye, ugasanga ntabwo bigenze neza. Uba ugomba rero kwiga imiterere y'umubiri wawe igihe kitari munsi y'amezi 6, wenda ibi tuzabyigaho tubigarukeho tubinonosore kugira ngo umenye uko wakwiga imiterere y'umubiri wawe n'igihe cyawe cy'uburumbuke, umenye uko wakoresha ubu buryo bwitwa ubusanzwe. Inama naguha dusoza, ni byiza kuganira na muganga nyuma yo kubyara kugira ngo agufashe guhitamo uburyo bukubereye cyangwa se bukunogeye bugendanye n'umubiri wawe. Ikindi kandi ugomba kumenya ko konsa bitanga ubwirinzi buringaniye. Iyi metode twavuze yitwa metode mama itanga ubwirinzi buringaniye, ariko ni ngombwa ko umwana nanone aba agomba konka amashereka kugera ku mezi 6, amashereka atavanzemo ikindi kintu na kimwe. Niyo mpamvu mu gihe wakoresheje iyi metode ya mama wonsa umwana kugera ku mezi 6 kandi umwana ukaba ari wowe umwirerera ari hafi yawe, ku buryo mu gihe cyose cyagenwe agomba konka kugira ngo iyi metode ya mama ikunde, we gusamira ku kirere nk'uko twabivuze. Bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro ushobora gutangira kubukoresha mu byumweru bike nyuma yo kubyara. Wemerewe kuboneza urubyaro ukimara kubyara, ariko kandi byiza cyane wemerewe no kuboneza urubyaro mu byumweru bike nyuma yo kubyara, nko mu gihe nibura cy'iminsi 45. Murakoze cyane, ndabashimiye. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi watugezaho cyangwa se ukaba ufite ikibazo washaka kutubwira, watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Murakoze, mugire amahoro, nakagaruka.